Yesu nashimwe cyane. Umwanya mwiza tubonye umugisha tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ugerageze umpe akanya tuganire kuko n'ubu umwuka w'Imana ashyize amagambo akomeye ku mutima wanjye kugira ngo nkuzanire tuyaganire kandi ufashwe muri kino gihe. Umwuka w'Imana aramata kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, aramata kubaha icyo yampaye muri jyewe. Kubiceceka ntabwo birimo kunyemerera, kubiceceka ntabwo biri gukunda, ariko wowe ugerageza kumpa umwanya Imana iguha umugisha. Reka dusenge Imana. Tutarasenga ndagira ngo bikwibutse amazina yanjye, nitwa Pasiteri Gaudence Mugeni. Umwami Imana ampamagariye cyane kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi ntabwo naceceka ngo binkundire. Ngerageje kubihunga cyangwa ndetse gatoya bigurumana mu magufwa yanjye. Reka dusenge. Imana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye cyane, ugize neza kubana natwe, ugize neza kuturinda mukunzi. Uyu ni wa mwanya rero tugiye kuganiraho ijambo ryawe muri iki gihe cyumfashe, kandi umuntu wese uri butega amatwi Mwami Imana yacu abonemo imbaraga zibasha kumenya uruhande ahagazemo, ndetse kumenya uwo ari we, nawe akakumenya neza Kristo. Nuko byose buri ushaka no gushima mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana nkuzaniye rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Kristo niwe umutwe w'itorero kandi niwe mutware wa byose. Wowe waba uri we, amashuri waba warize, ubumenyi waba ufite uko bungana kose, ubutunzi waba ufite uko bungana kose, ufite ugutegeka, ufite ukuyobora. Wabyanga wabyemera arakuyobora. Niwanga ko akuyobora muri ubu buryo azakuyobora mu bundi. Niwanga ko akuyobora azakureka, ariko kandi nakureka bizakubabaza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani, ibice 15 umurongo wa 5. Turageza ku murongo w'8. Ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Umurongo wa 7. Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Umurongo wa 8. Ibyo niyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Reka dusome kandi urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya mbere umurongo wa 22, hanyuma turageza ku murongo wa 23. Haranditse ngo, kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Imana ishimwe cyane. Twihute tujye hano ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni ibice 11, mu murongo abantu benshi cyane bazi. Nutazi gusoma uyu murongo wumva ukubwiye, ariko ni umurongo ukomeye cyane, nubwo tuvuga cyane ni umurongo wo kwitonderwa. Ibice 11 umurongo wa 28 turasoma n'uwa 30. Mwese abarushye n'abaremerewe
nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho ko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Twasomye amagambo ajya kuba menshi, ariko turasobanura mu buryo buvunaguye kumvikana vuba. Aha Yesu yihamya ubwe, yarihamije, abigishwa be baramuhamya, intumwa ziramuhamya, ni twebwe b'iki gihe rero turimo kumuhamya. Kandi uko turi kose hari uzareba ubone mu maso yawe ameze nk'insuzugurwa, ndetse n'ibyo akubwira rimwe na rimwe wica amazi, ariko byanze bikunze ntuzabura ijambo na rimwe risigara mu mutima wawe, ryumvikana mu matwi yawe ukaryumva. Yaravuze ngo ni jye muzabibu, namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, niwe wera imbuto. Ni ukuvuga ngo uyu murongo uca akarongo, niwe muzabibu. Utangira kino gice cya 15 yaravuze ngo ni jye muzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Imana ishimwe cyane. Haravuze ngo ni jye muzabibu, namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe ubasha kwera imbuto, kandi imbuto ze zikagumaho. Aravuga ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye. Umuntu utaguma muri Kristo, umuntu utemera kuguma muri we, arahwanyurwa akajugunywa hanze nk'ishami ryumye, ngo barayateranya bakayakusanya bakayashyira mu muriro bakayatwika. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza cyane. Ngo nimuguma muri jyewe, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni ukuvuga ngo ni muri we, ni muri Kristo dukura byose tubasha kugeraho. Ni muri Kristo tubasha kubona ibyo dukeneye by'umumaro byo muri ubu bugingo. Hariya mu Befeso twasomye ririya jambo ngo Imana yamuhaye gutwara byose, irangije ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha kubitegeka byose, ari hejuru ya byose. Hanyuma Imana irangije imuha itorero, imugira umutwe waryo. Imana ishimwe cyane, imugira umutwe waryo. Hanyuma natwe itugira umubiri we. Imana ishimwe. Uriya murongo uravuga ngo yamuhaye itorero, imugira umutwe waryo ushyitse. Kariya kantu kongera, ushyitse. Hanyuma natwe itugira umubiri we. Twebwe turi umubiri wa Kristo, we arimo ndani, turi umubiri we. Mbega urugingo rwose, ingingo zishyitse, turi umubiri wa Kristo ushyitse kandi ushyikirwamo byose. Ivugabutumwa, iyerekwa ryose, ubuhanuzi bwose, ijambo ryose ubwiriza, kurya werekwa, bya bitangaza, ni muri Kristo. Ariko umenye ko ari umutwe. Imana ishimwe cyane. Niba urimo rero ukaguma muri we, ukagendera muri we, usaba icyo ushaka cyose uzagihabwa. Hakuno yarivugiye mu bice 11 ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo,
yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze aho ndi mbaruhure, mwemere kuba abagaragu banjye, mwemere kunkorera kuko noroheje mu mutima, ndetse kunkorera ntabwo biruhije, n'umutwaro mbakorera nturemereye. Gute? Ni muri we byose bikorerwa, ni muri we byose bibera. Ndimo ndumva urusaku rw'abantu b'ibitangaza, abantu bakiyerekana ko ari ibitangaza, bakavuga abandi, bakerekana abanyantege nke, bakerekana abantu batazi, badafite ibyo bazi, bakerekana abantu badafite ukuri, mbese uwo nguwo ubivuga we ntabwo yibuka ko ari munsi y'ukuboko kwiyamuhamagaye. Icyakora ashobora kuza koko ari intumwa y'undi atari iya Kristo, ariko n'izo ntumwa nazo turaziteguye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Tuzahura nazo, bazadutegera mu nzira, bazadukritika, ntabwo mubizi se, barababambye. Ntumwa za Yesu Kristo zahowe Imana, zahowe guhamya Kristo, barababambye, babatwitse mu mavuta, barabatetse, abandi babandijugunyiye intare. Eko insengero ngo zafunzwe kwe, bafunze amatafari. Insengero turazigendana, insengero turazifite. Haleluya. Ntabwo uru rusengero warufunga, ntibishoboka. Mwuka wera w'Imana ari muri twebwe, ijambo ry'Imana riri muri twe. Ahubwo menya neza yuko we wahamagawe, ntabwo ari wowe wikoresha, ahubwo umwuka wera w'Imana uri muri wowe niwe ugukoresha. Guma ndani, guma muri Kristo, kuko utagumye muri we ntabwo abasha kwera imbuto, ntibishoboka. Gerageza mu ntege nke zawe, mu bumenyi bukeya ufite. Ishami ryose ritera imbuto rero rirahwanyurwa, rikajugunywa, rigatabwa mu muriro. Ariko nuza kubona mwene se arimo kunyeganyezwa, arimo kugeragezwa, ntuze kumugereranya n'iri shami rihwanyuwe. Ntumvuge ngo barayahwanyuye, barayajugunye, barayajugunye, buriya bayataye mu muriro. Ntabwo ari byo, garukira bugufi. Ahubwo ndagira ngo nkubwire, wowe niba utabasha kwera imbuto, Kristo ni umutwe w'itorero, natwe turi umubiri we. Ariko aho yavuze ngo turi amashami akwiriye kwera. Uzareba ikawa, iwacu twahingaga ikawa nyinshi, hanyuma bajyaga kuzicira, bakareba bya bindi byasambutse bitoshye, bakabihwanyura, bakabijugunya. Ngewe nkavuga ngo barimo barangiza ikawa, kumbe ntabwo izera cyane ari ibiryo bigaragara bitohagiye biriho amavuta, ahubwo twa tundi turi mu nzu tuzana ururabo, tukarubundikira mpaka ruzabumbamo imbuto zizere. Utwo ngutwo bya bindi babihwanyura bakabijugunya kugira ngo za zindi zere. Ubu itorero ry'Imana ririmo gutunganywa, inzu ya data irimo gutunganywa, urusengero rw'Imana rurimo gutunganywa. Haleluya. Ndashoje kandi ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wakora byose n'imbaraga zose n'ubwenge bwose ufite, umutwe ni Kristo, umushumba wacu ni Yesu. Ari hejuru ya byose uzi, utekereza, wibwira, ari hejuru yawe. Ubasha kugera aho umuntu atabasha kugera, ariko burya agera kure kukurusha. Hari aho ubasha kwicara ukavuga, ariko hari aho yicara akavuga kukurusha. Uwo yavugiye agira ijambo, uwo wahaye ijambo ararigira, uwo wayoboye biremera. Iyo wemeye kuyoborwa nawe, ni wowe ubasha kwera imbuto. Uri amashami, uri ishami. Ntabwo mbizi iryo shami ririho ari we wowe, kwiriye kuvugira Imana, kwiriye guhamya ubutumwa bwiza bw'ubwami, ukigisha abantu gukiranuka. Warangiza ukagera hirya hari ukariganya, warangiza ukajya ukagambanira mwene so, warangiza ukabyigisha ingeso zawe mbi. Ndagira ngo nkubwire, garuka, Imana ikugirire neza. Izina rya Yesu. Wumva inama tukugira. Uyu munsi ca bugufi, uyu munsi oroha. Niba ari n'akazi urimo, oroha. Niba ari n'iryo vugabutumwa urimo, oroha. Niba ari bangahe uyoboye, oroha, kuko uri hejuru yawe. Harakubwira ngo oroha, ca bugufi. Imana ishimwe cyane. Harakubwira ngo oroha, ca bugufi, oroha, kuko hejuru yawe hari ugutegeka, hari ukuyobora. Urica ugakiza. Ibyo ushatse ngo biveho bivaho.
ibyo uvuze ngo ni ibyo nuko bigenda nyine, ariko uri hejuru yawe arimo arabireba ko urimo ubigenza neza. Umuvugabutumwa, mushumba, mupasitori, wowe muyoborwa, muririmbyi, uruhande uherereyemo sinduzi, ariko uri mu myanya. Ndakubwira wowe dufatanije uyu murimo wo kwizera, uyu murimo wo gukiranuka, ndimo nakubwira wowe muvandimwe wanjye wabwirijwe ubutumwa bwiza, baranakubatije mu mazi menshi simbizi, bakubatije ku gahanga se simbizi, ariko uko wizeye uko ariko kose, uko wigishwa ugomba kugendana na Kristo wiyoroheje, kuko ukomeye ari hejuru yawe. Cyubahiro ni cy'Uwiteka Imana yacu. Imana ishimwe cyane, yahawe byose, kuyobora byose. Imana nyiribihe, data wa twese, yabishyize munsi y'ibirenge bye, ari hejuru ya byose. Hanyuma Uwiteka amugira umutwe. Ni ukuvuga ngo Kristo niwe mutwe w'itorero, niwe muyobozi, niwe uri kuri top level, niwe wamenya kuvuga icyongereza cyane, wavuga igifaransa cyane, wagira inote nyinshi ukazibara zigategeka, wabasha kugera aho abandi batabasha kugera. Menya neza ko hejuru yawe iyo yavuze rimwe byose biramanuka, byose biramanuka. Muvandimwe wanjye, garuka, ugira umutima wubaha abakuyobora, garukire bugufi, ugire limite. Tegeko rirakubwira ngo wubahe abami n'abatware, wubahe abo kubahwa mu bubahe, ariko wowe ntumenya abo ukwiriye kubaha, ntumenya abo ukwiriye gucira bugufi. Kandi ijambo ryose wavuze n'iryavugiye mu byongorero, mu mwijima hirya rizasohoka ryahagaragara, kuko nta cyahishwe kitazahishurwa. Mugenzi wanjye, cisha make, umutware wawe ni Kristo, kandi niwe wagutumye, kandi ibyo yagutumye ni iby'amahoro. Era imbuto, garuka. Kugambanira bene so bireke, kugambanira bene wanyu bireke. Gira amagambo akiza, gira amagambo abohora, kuko uri munsi y'ukuboko kukomeye. Arakureba, arakuruzi. Barigisha bakavuga ku busambanyi, bakavuga ku byaha by'ubujura, bakavuga ku ibyaha bitandukanye, bakabivuga. Warabyumvishije ibyo ngibyo, urabizi. Nagiye utagiye ubyumva, urabizi ko gusambana ari icyaha, nawe ubwawe urabizi. Warangiza uvuye kubikora ukajya kubwiriza. Twagiye Imana itubabarira ibyaha, itubabarira ibyaha, idukiza ibyaha, itwomora kugeza aho itwejeje tubasha kubwiriza ubutumwa bwiza. Kuko twese twavukiye mu byaha. Aho twavukiye se yaravuze ngo mbonye ishyano, kuko mama yambyariye mu byaha bisa. Ndi umunyaminwa yanduye. Igihe marayika umwami Imana yagurukaga ngo agakoza agaterura ikara ryaka ku gicaniro, ngo akarimukoza ku munwa, akamubwira ngo gukiranirwa kwawe urakubabariye, nibwo Yesaya yahanuye. Twese twavukiye mu byaha, niho twavukiye, niho twarerewe. Ntabwo wavukiye mu ijuru. Wamaze kubabarirwa ibyaha, Imana ikugirira ubuntu, urabinesha. Ariko witekereza ko hatari n'abandi babivamo ngo babineshe. Uko wababariwe n'abandi niko bababariwe. Gerageza woroshye, wiyoroshye, genda wiyoroheje. Ubuhamya bwawe buvuge, nubwo utavuga byinshi, ubuhamya bwawe bugaragare. Ufasha abangahe, urengera abangahe, urenganura abangahe, uhembura abangahe. Mwene data, imbuto zawe zirangana gute? Aho n'iby'imfubyi ntubyikubira ukabirya, aho n'ibyo abakeneye ubicirwaho ntubirya. Urengera abangahe? Ubigenzuye neza, imbuto zawe ziriho. Aho Imana ntikubwaye ikaguhwanyura, kuko nk'ishami riciwe ku giti. Imana itugirire neza. Insengero zuzuye igihugu, hirya no hino mu mudugudu, mu tugari ziranyanyagiye, ariko wajya kureba ugasanga ni hehe imanza ziri, ugasanga ni hehe abantu bashaka kwicana, ugasanga ni hehe hari ibirego byuzuye, ugasanga ni hehe. Ariko ndagira ngo nkubwire n'ijwi rigufiya, bitewe n'umunaniro numva afite mu mubiri wanjye. Nta n'umwanya mfite wo kuvuga cyane, ariko hari igihe uzanyumva nanjye navuze cyane.
birashoboka ahari, ariko ndagira ngo nkubwire bigenzure neza. Si kuko izi nsengero zikinzwe zari zifite umumaro, barasambana, bariba no mu nsengero, bariba n'abasohotse mu nsengero baricana, n'imanza ziva mu nsengero nazo ni nyinshi. Nzaguhamya nkubwire, abantu bashatse kunyicira mu rusengero bangambaniye, leta irantabara. Amakuru ubuhamya turabufite, turabuzi. Nzamuka mbabaye ndavuga ngo Mana, icyamagurukije kikamvana mu mujyi wa Kigali kikanjyana mu biturage ngiye kubwiriza ubutumwa bwiza, Mana uremera ko mpagwa kwe? Imana irandengera. Mfite ubuhamya bukomeye bene data, mu byo uvuga byose, mu byo ubwiriza, mu byo wigisha, subiramo ubanza ugenzura urebe koko, ese koko imbuto zawe ziriho, cyangwa urahwanyurwa ujugunywe nk'ikidafite umumaro. Imana ikugirire neza. Ndashoje. Genzura igihe wahereye ubwiriza, genzura igihe wahereye uyobora itorero, genzura igihe wahereye nawe ubwawe. Ngenda abwiriza bagenzi banjye bamfashe umurimo, dukorana umurimo, dufatanyije umurimo, tugendana, urababarira. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, Imana itugirire neza cyane. Babarira, gira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Babarira, buhuka. Hariho nigeze nasaba ngo wambabariye nanjye nkabaho, wambabariye, wangiriye ubuntu nanjye nkabaho, kuko nabonaga ubuzima bwanjye yarabufashe. Ariko Imana ishimwe ko atari umuntu utuma mugenzi wawe, ahubwo ari Imana ibyemera umuntu akabaho. Ariko ubu turiho, twese turi ku kigero kimwe, dutegereje icyo Imana izakora. Ariko Imana ishimwe, mwene data, menya ko turi munsi y'ukuboko kukomeye, ari we Kristo Yesu. Ni umuzabibu w'ukuri, kandi witeka Imana niwe nyirawo uwuhingira, natwe tukaba amashami. Imana yamugabije itorero, imugira umutwe waryo. Turi munsi y'ibirenge bye, ibikorwa byose biri munsi y'ukuboko kwe. Haleluya. Wahanura cyane ute? Wakwerekwa gute isi yose ukayimenya mu maso yawe? Wahamagara inyenyeri zikaba zamanuka? Ibyo si igitangaza ko inyenyeri zamanuka n'abakonikoni babikora. Ibyo si igitangaza ko wahamagara ibikeri bikazamuka mu mazi n'abakonikoni babikora. Ariko ijambo rimwe ryitwa gukiranuka, umurongo mwiza wo gukiranuka. Burya igitangaza mu bindi bitangaza byose ni ukukiranuka. Igitangaza kiruta ibindi byose ukora ni ukukiranuka mu byananiye abandi. Nicyo gitangaza. Kubwira umuntu ngo haguruka, imbaraga za Kristo ziri muri we ziramuhagurutsa, ugasigara wirata nk'aho ari we wamuhagurukije. Ndetse bamwe bakana amaturo, abandi bakana impongano rwose. Ariko ndagira ngo nkubwire igitangaza uzakora, ukavuga ko uti Imana ndakwemeye, ni uko uzakiranuka aho abandi bananiwe gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Uzarana n'inkumi uri umusore, buke utamukozeho. Uzarana n'umugabo byabaye ngombwa, buke mutaryamanye atari umugabo wawe. Uzagendana nawe, muzakorana mu kazi, ukwezi kurangire, umwaka urangire, nta byaha mukoze. Bazakugerageza, bazaza kugupima, bazagupima. Narabibonye. Turagerendurwa, bakakugerendura. Baratugerageje, batuzanyeho ibiryoshye, batweretse gukomera kwabo, bazanye uburyarya bukaze cyane, ariko kugeza aho dutsinda. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Tondere gucira mwene se urubanza, tondere gucira mwene se urubanza. Werekane ko ntacyo ashoboye, werekane ko ntabyo azi. Twese duhabwaho gatoya kumenya, ko Pawulo yanditse, duhanuraho agace, tumenyaho agace, tubwirizaho agace, kugeza aho tuzamenya byose. Tugezeyo twese dutabarutse. Imana iguhe umugisha. Ngiye kugusengera, ariko turacyari ishami ryera, kwera ririmo kwera, wirirwa ugambana, wirirwa ucira imanza bene so. Nta jambo ry'umwuka ukigira, amagambo ufite nayo gusenya bene so gusa. Ese ubu ngubu impanda ivuze, ese ubu upfuje koko, urumva wamurikwa gute nk'ishami ryera? Ariko kandi nutumvira imiburo y'ijambo, azakuzana w'inkoni, kandi inkoni ntuzayangira, inkoni ntuzayangira. Afite ukuntu abigenza kugira ngo ukomeze kuba mu murongo. Aragukunda, niyo mpamvu agukebura, aragucyaha ngo ugaruke, aragucyamura ngo ugaruke, akagukebura ngo ugaruke, ukanga. Amaherezo uzagendera rimwe.
Imana ikugirire neza wumva fata umwanzuro. Imana ishimwe cyane. Abakozi b'Imana bareke bahanure, abakozi b'Imana bareke babwirize, abakozi b'Imana bareke bahubire, bahindure. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mwebwe mufite umurongo wo gukorera Imana nimukomeze paka mwisho mutafika. Urugendo dufite n'urwo kujya mu ijuru. Ntabwo turimo turwana dutabira ibijumba ngo tuzahinga dusarure tujya kugurisha mu isoko. Twebwe dufite bagaje tuzajya kumurikira Imana. Benshi bahinduriye ku bukiranutsi. Daniyeli 12 uze gusoma, bazagira amakamba, bazambikwa amakamba menshi y'abantu bahinduriye ku bukiranutsi. Izo mfubyi wafashije, abo bapfakazi wafashije. Imana ishimwe cyane. Ubutunzi bwawe urabutanga, urabunyanyagiza, ufasha abababaye. Imana izaguhemba. Imana ntabwo izabipfusha ubusa. Humura, reka babikritika ariko ukomeze ukore. Hari uburyo bwo gukora. N'udahagaze muri ariya matafari ukagenda mu nzira ntuzabura wo muhura. Aho uri, aho utuye, mu rugo rwawe, mu muryango, ntawe uzakugenzura ngo akubaze ngo urimo uravuga iki. Komeza ukore. Uburyo bwo gukora burahari. Nakubwiye ngo amatafari, izi nzu twubatse zakabe nubwo zaba zubatswe n'ibyuma, izi ngizi zirashira. Imana ishimwe. Pawulo yaranditse aravuga ngo turi muri iyi ngando dutaka tunyinyiriwe, ngo nyamara ntabwo ari uko twifuza kuyamburwa. Imana ishimwe. Aravuga ngo ahubwo dutegereje inyubako izava ku Mana itazashira yo mu ijuru, kandi iyo ngiyo Uwiteka Imana yatangiye umwuka wera w'ingwate. Ndashoje mwene data, reka dusenge Imana. Imana igufashe ukurikirana ibingibi mubwiye. Mubyeyi, komeza uhanure. Mugabo, komeza ubwirize. Musore, hanura. Mukobwa, senga. Wirinde icyaha. Umenye neza kuri ishami ritewe kuri Kristo. Wirinde ngo ridahwanyurwa. Wirinde icyatuma areba hirya. Ukomeze usenge. Umwami Imana azakugirira neza. Imana izakugirira neza rata. Ubikiwe ikamba ryiza, ikamba ritangirika ry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana ishimwe cyane. Imana turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'urukundo rwinshi dukunda, tunejejwe no kutwitayeho, tunejejwe no kutuzirikana, tunezerewe no kutwitayeho wera wa Isirayeli. Shyigikira ijambo ryawe, bagiye kuryumva Mana, bahembuka bari bananiwe, abari batakaye mu nzira bakomeza urugendo, kandi umurimo wawe ukomeze kuwurengera ku manywa ndetse na nijoro. Uwiteka Imana yacu, komeza ijambo ryawe. Ndagushimiye ko hari icyo ukoze kandi ugiye kubigenza neza kubona. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen.